Inkuru ngufi igice cya gatatu. Urukundo rw'umugabo Kim rutangaje ku mugore we. Hari umugabo wabaga mu gace ka Kacyiru. Yari afite umugore mwiza cyane. Abantu bose batangariraga ubwiza bw'uwo mugore wa Kim, kandi ibyo byatumaga umugore we yishima kandi akishimira kuba ari we. Babayeho mu rukundo ndetse no mu munezero udasanzwe mu mibanire yabo. Nyuma y'imyaka mike, umugore yaje kwandura indwara idasanzwe y'uruhu. Baje kwa muganga kenshi, ariko nta n'umwe washoboye kumukiza mu baganga bose bagerageje kumuvura. Igihe umugore yamenyaga ko iyo ndwara y'uruhu izagenda imutwara ubwiza buhoro buhoro, yaratinye cyane. Atekereza ko umugabo we ashobora kuzamureka kuko azaba atagifite ubwiza. Yabaye umunyamubabaro maze atangira kwirinda kugaragara imbere y'umugabo. Umugabo we yageragezaga kumuhumuriza buri munsi, ariko ntabwo byamuhinduraga pe. Umunsi umwe, umugabo yagize urugendo ajya hanze y'agace bari batuyemo ku kazi. Agaruka avuga ko yakoze impanuka ikomeye, aza kugira ikibazo cyo gutakaza amaso yombi. Umugore wabyumvise yarababaye cyane, ariko uko imyaka igenda ishira, bombi barabimenyereye, bakomeza kubana muri ubwo buzima busanzwe. Umugore ntiyongeye kumwihunza, ahubwo yamwitagaho umunsi ku munsi, amufasha mu mirimo ye yose. Hashize imyaka, ubwiza bw'umugore burashira burundu. Byageze aho atagishobora kureba ishusho ye mu indorerwamo. Ariko ntiyigeze atekereza kuri icyo kibazo cy'uko yareka gukomeza kubana n'umugabo we. Yakomeje kuba hafi y'umugabo, umukunda cyane nk'uko byahoze mbere. Umunsi umwe, umugore yarapfuye, asiga umugabo we wenyine. Umugabo yari akimukunda cyane nubwo umugore yari yarahuye n'ikibazo cy'uko yarwaye uruhu, maze yumva atazabasha gukomeza kubaho muri ako gace atari kumwe na Kim. Nyuma yo kumushyingura, yatangiye kwitegura kugira ngo yimuke aho hantu, kuko yumvaga atahaba atari kumwe n'umugore we. Umuturanyi we yaramwegereye maze aramubaza ati, uzabasha gute kubaho wenyine? Igihe cyose cyashize, umugore wawe yakubaga hafi, none urasigaye, kandi dore usigaye wenyine. Ese uzabasha kugenda nta muntu n'umwe ugufasha kandi utabona? Yabonye umugabo nta kibazo afite, niko kumusubiza ati, nshuti yanjye, ntabwo ndi impumyi nguko mwese mubizi. Nemeye kwigira impumyi kugira ngo umugore wanjye akomeze anezerwe, kuko yari azi ko uko mureba afite ikibazo cy'uruhu byaramuhungabanyaga cyane, akabura umutekano kandi akumva adakunzwe. Niyo mpamvu nahisemo kumwereka ko ntabona, kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bumuryohere, kandi ni nako umutima wanjye wambwiraga. Numvaga nezerewe n'ibyo. Umugabo yaratunguwe nyuma y'uko yumvise ibyo Kim amubwiye. Yari umugore mwiza pe, kandi icyifuzo cy'uwo mugabo cyatumye yitwara nk'impumyi cyari kugira ngo yumve ko umugore we iteka n'igihe cyose yakumva akunzwe. Nshuti ukurikiye iyi nkuru, wowe ni iyihe nyigisho wakuramo? Urukundo nyarwo si ukubera gusa isura cyangwa ubwiza, ahubwo rushingira ku rukundo n'ubwitange hagati y'abantu babiri, bigizwe n'intekerezo y'ubwenge. Nshuti bavandimwe, niba nawe wari udukurikiye aribwo bwa mbere,
ndagusaba kugira ngo ukore subscribe, like, share na comment, ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubikurikira 5 kuri 5 ntihagire na kimwe kigucika. Murakoze cyane, duhurire mu kindi gice cy'inkuru yacu.